ijwi rirambwiye ngo rira. Abagenzi banjye barimo barira, numva ijwi rirambwiye ngo rira kandi utake cyane. Ndangije numva abana abagenzi banjye bandushije amajwi, nanjye ndarira mvuza induru, naho ngo mana ngirira neza. Noneho numva sibyo, ijwi ry'Imana rirambwira ngo rira kandi uhamagara papa wawe. Umutima urambwira ngo ariko ndahamagara data, kwa hari namubonye ko bamwishe byarangiye, ndamuhamagara araza hano amarira iki. Nagira ngo nkubwire ni wumva ijwi ry'Imana ntukinangire umutima, naho ubwo waba udakijijwe n'umwana mutabasha kumva ko ari Imana. Oh haleluya Yesu, Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Kristo nashimwe. Nitwa Umugire Elodie, nkunda Imana, ndi umukozi w'Imana muri make. Nagira ngo rero dusangire ku ijambo ry'Imana uyu mwanya, ariko nyuzamo n'ubuhamya ku byo Imana yankoreye, kuko hari ibintu Imana ikora ntibibe uruhisho ukumva byagera no ku bandi. Hari ababa bakuzi baba barumvise ibyo Imana yagukoreye, cyangwa se ubuntu bw'Imana bwinshi bwabanye nawe, ukumva rero wifuje ko wabisangiza n'abandi, ari abari kure n'abari hafi, ukababwira kugira neza kwa Yesu. Niyo mpamvu nagira ngo uyu mwanya dutangire dusenga kugira ngo Imana ibane natwe, kandi abantu bose bazadukurikirana bazafashwe n'ijambo ry'Imana turi busangire, bazafashwe n'ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'ibifite imibiri byose, urategeka bikaba, uravuga bikaba, uri umwami w'abami, uragahora ku ngoma. Witwa Imana, niryo zina ryawe, nawe akubanjirije nta nuzaguheruka. Haleluya. Izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakira. Turagushimiye kuri tangira ukaba n'iherezo, nawe akubanjirije nta nuzaguheruka. Izina ryawe ni ya, nkuko Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo uriya, kuko byari bimurenze. Yatekereje uburyo yagiye abana nawe, atekereza imirimo ikomeye wagiye umukorera, arangije abura izina yakwita, aravuga ngo uriya. Natwe turavuze ngo uriya, amahanga yose akubararire, ibyaremwe byose bigupfukamire, kuko nta Mana ihwanye nawe. Turagushimiye kuko uri mwiza, nta kure cyane utakura umuntu, nta na kure cyane utamugeza. Ni wowe ushyira ikuzimu ugakurayo, ni wowe uhagurutsa ntihagire uwicaza, kandi ni wowe wicaza ntihagire uhagurutsa, ni wowe ukinga ntihagire ukingura, kandi Uwera w'Isiraheli ni wowe ukingura ntihagire ukinga. Turagushimiye Jehova Jire, turagushimiye Rishadayi, tukuzamuye ibendera ryo kunesha, tuvuga gukomera kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe niryubahwe. Imirimo yawe irakomeye, gukora kwawe kurahambaye. Urinde ijambo ryawe ibihe ibihumbi kugeza urisohoje. Turagushimiye kuko uri mwiza, ngwino ubane natwe, utugirire neza, udufashe. Ariko ubuhamya ngiye gusangiza bene data, ariko ijambo ryawe nyemerera uryumva wese ahemburwe n'Imana. Uwumva ubu buhamya yongere kugira ibyiringiro by'uko nta kure cyane utakura umuntu. Ijambo ryawe ngo wadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, ngo urangije uravuga ngo baho, turangije tubaho. Turagushimiye kuko turiho, kandi uko turiho Mwami Yesu Kristo Uwiteka, turakunyuze, tunyuzwe nuko turiho, tunyuzwe nuko tubeshejeho, tunyuzwe nuko ijambo ryawe waritegetse, kandi byose bikumva icyo utegekesheje ijambo ryawe. Turagushimiye uyu mwanya, ngaho dusengeye buri muntu wese uri bubane natwe, uri bwumva ubuhamya, uri bwumva ijambo ryawe. Nyemerera uwari unamutse asubizwe mu ibyiringiro, uwari utakaje ibyiringiro yongera agaruke, Mwami Yesu Kristo, kuko nta wundi ugira icyo urema akagikomeza atari Uwiteka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe niryubahwe. Mwami, ntitwavuga ngo tuguhaye ikaze, ahubwo Uwiteka Mwami turagushimiye ko waduhaye ikaze, tukavuga ukumva, tukagusaba ukaduha, tugakomanga ukadukingurira. Turavuze ngo uganze imitima yacu, duheje imbaraga zose zitavuga Imana mu izina rya Yesu, duheje imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana izibane natwe,
urakoze kukugize neza. Ngaho buri muntu wese umufasha umugirire neza, uduhana ibihe byiza uyu mwanya, byose ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha bene data. Imana ishimwe cyane uko umuntu yavuga Imana bwakwira bugacya, ariko turamushimira. Yesu ni umugabo w'intwari, arakomeye. Haleluya, arakomeye. Yesu arakomeye ku buryo umuntu abura ukuntu yamuvuga, ariko ntago tuziyumanganya kuvuga kugira neza kwe, ntago tuziyumanganya kuvuga ineza y'Imana kuko twarayibonye, ntago tuyitungirwa urutoki n'abandi, ahubwo tuvuga ineza y'Imana kuko twayibonye. Imana ishimwe cyane. Rero amazina yanjye nitwa Umugire Elodie, ndi umubyeyi, mfite abana. Ndashima Imana yuko ntakikorera kwibeshya, kandi nawe byakubera. Nawe uri umubyeyi utarabona abana, ugira ibyiringiro by'uko Imana ishobora kuguha umwana isaha n'isaha, kuko isezeranyije iranasohoza. Umugambi wayo ku buzima bwawe ni umwiza, ntago ari umubi. Imana ishimwe cyane. Twagira ngo rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo hanyuma tuze kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbasangize iri jambo riri mu Itangiriro ibice 15 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni nge ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. 2. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki? Ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. 4. Avuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe ni we uzabiragwa. Aramusohokana, aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe nuko ruzangana. 6. Nuko yizera Uwiteka, abimuhaniriza no gukiranuka. 7. Aramubwira ati, ni nge Uwiteka wakuvanye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Iri jambo rijya rifasha umutima wanjye. Umurongo wa mbere haravuze ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa. Bishatse gusobanura ngo hanyuma y'ibyo nuko hari ibindi bintu byabanje. Hanyuma yo kugira ngo Aburahamu agire iyerekwa, hari n'ubundi buhanuzi bwamanutse, kuko Imana iganira natwe inyuze impande zitari zimwe. Hari igihe iganira nawe mu ijambo ry'Imana nk'uko turisomye, hakaba n'igihe iganira nawe mu gihe cyo kuba uri musenga ukumva ijwi ry'Imana, hakaba n'igihe iganira nawe mu gihe uryamye udasinziriye ujyanwe mu iyerekwa, Imana ikavuganiramo nawe. Haleluya. Ndashimira Imana yuko igira inzira nyinshi yavuganiramo n'umuntu wayo, igira inzira nyinshi yavuganiramo n'umuntu yubaha. Imana ishimwe cyane. Aburahamu uyu nguyu Imana yaganiriye nawe mu iyerekwa, kuko ijambo riratubwiye ngo hanyuma y'ibyo ijambo riza. Haleluya. Ngo riraza, ijambo ry'Imana ngo riraza kuri Aburahamu. Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu ngo mu iyerekwa. Bivuga ngo Imana yasobanuye n'uburyo iryo jambo ryajemo. Hari igihe Imana ivugana natwe mu nzozi turota, hari n'igihe Imana ivugana natwe dusoma ijambo ry'Imana, noneho hakaba n'igihe Imana ivugana natwe wenda turimo duhanura tukumva ijwi ryayo. Imana igira inzira nyinshi yavuganiramo n'abantu bayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana ishimwe. Ndashimira Imana yuko Imana yasezeranyije Aburahamu, ntabwo yigeze yita ku myaka ye, kandi nubwo Bibiliya itubwira igice, ibindi umwuka w'Imana niwe ugenda bisobanura, kuko Bibiliya mbona idasobanura ibintu byose umuzingo, itubwira
nkubwira ingingo z'ingenzi z'amakuru mbese Imana yashatse kutubwira, ariko amakuru arambuye hari ikindi gihugu tuzayabwirirwamo aho tutazarambirwa. Imana ishimwe. Aburahamu Imana iramusanga ari mwiyerekwa, iramubwira ngo witinya. Kugira ngo Imana ikubwire ngo witinya nuko ibibona watinya, kugira ngo Imana ikubwire ngo humura nuko ibibona wagize ubwoba. Imana ishimwe yuko ihumura ry'Imana ritandukanye n'iry'abantu, ihumura ry'Imana ritandukanye n'iry'umugabo wawe, ihumura ry'Imana ritandukanye n'iry'abana wabyaye, ihumura ry'Imana ritandukanye n'abavandimwe bawe. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza cyane. Ihumura ry'Imana, Imana iraza iramubwira ngo Aburahamu witinya, ngo kuko ari nge ngabo igukingira. Haleluya. Ngo ni nge ngabo igukingira, ngo kandi nzakugororera ingororano ikomeye. Mu mibabaro yose tunyuramo, mu bigeragezo byose ducamo, mu makuba yose atandukanye buri muntu wese agenda anyuramo, hari ingororano ku bantu bakijijwe. Imana ishimwe. Hari ingororano, hari ubundi bubiko, hari urundi ruhisho Imana yaduhishiye nyuma y'umubabaro, nyuma yo gusuzugurwa, nyuma y'agahinda, nyuma y'ubupfubyi, nyuma y'ubupfakazi, nyuma yo gusonza, nyuma yo gukena. Hari indi ngororano. Haleluya. Hari ingororano Imana yabikiye abayizera, hari ingororano Imana yabikiye abayikunda. Imana isanga Aburahamu mwiyerekwa, irangije iramubwira ngo humura Aburahamu witinya, kuko ari nge ngabo igukingira. Nuko Imana yari imaze kureba umutima wa Aburahamu, akabona atinyishijwe n'ibyo arimo. Imana ishimwe. Hari igihe twazanya ikigeragezo cyaba kirekire, ikigeragezo cyaramba, ukumva uratinye, ukavuga utari ku bundi ubu Imana izangarukaho, ubundi ndacyari kumwe n'Imana. Hari igihe ushobora kubyibaza bitewe n'ikigeragezo cyawe uhagazemo, cyangwa bitewe n'imyaka kimaze. Ariko ndashimira iyera yuko nubwo igihe cyaba ari kinini kidakanga Imana. Imana ishimwe. Bivuga ngo wigira ubwoba bw'isezerano, nicyo nashatse kuvuga. Wigira ubwoba bw'isezerano, ngo utinyishwe n'isezerano, ngo uvuge ngo ubu ko nshaje kandi Imana yo yaravuganye nanjye. Isezerano ry'Imana ntirisaza nubwo wowe wasaza, ariko ijambo riva mu kanwa k'Imana ntago rijya risaza. Nje kubatangariza ko ijambo Imana ivuze rihora ririshya. Haleluya. Ijambo Imana ihora ivuga, Imana yavuganye nawe rihora ririshya, iraririnda ibihe ibihumbi kugeza risohoje. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ndarikunda, ijambo ry'Imana riranyubaka, ijambo ry'Imana risubizamo ibyiringiro, ijambo ry'Imana rimpa amahoro, ijambo ry'Imana rimpagarikaho umuryango wanjye utampagarika, kandi ijambo ry'Imana rituma mba mushya uko bukeye nuko bwije. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo witinya. Nanjye ndakubwiye ngo witinya aho uhagaze uri, uko burwayi bwawe witinya, cyo gisuzugurira uko kimeze kose witinya, ahubwo gira ibyiringiro by'uko ijambo Imana yavuganye nawe izarishakira inzira. Imana ishimwe. Hari igihe uramba mu kigeragezo ugashaka kwicira inzira. Aburahamu niwe wavuze atari ko Mwami Uwiteka, ndabyumvise kuvuganye nanjye, numvise kumbwiye ngo sintinye, ariko se kuki umbwiye ngo sintinye kandi bintinyisha bigihari? Hari igihe Imana ikubwira ngo witinye kandi bigutinyisha aribwo bije, ahubwo bikubye inshuro z'uko byari bimeze, ikakubwira ngo witinye. Nuko yo ubwayo yihariye, irihagije, nta uyifasha, nta mufasha igira. Iyo ni umufasha ngo utabasha kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Ni umufasha uboneka mu byago no mu makuba. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Imana ishimwe. Nayango mabwire ngo uko Imana yasezeranyije Aburahamu, ikamubwira ngo Aburahamu witinya, nuko yari yamaze kubona ko hari ibintu byamutinyishije. Irangije iramubwira ngo noneho nzana kugororera, nubwo wababaye, nubwo wasuzuguwe, nubwo wageze igihe kinini witwa amazina yuko nawe utitwa papa w'abahungu n'abakobwa, ariko noneho witinya n'injye Uwiteka ubikubwiye, kandi noneho nyuma y'ibyo byose nzakugororera ingororano ikomeye cyane. Imana ishimwe. Aburahamu agirana ikiganiro n'Imana, arangije abaza Imana, arangije abati Mwami Uwiteka, ko numvise koko ko ari wowe uvuganye nanjye, ko numvise umbwira ngo sintinye, ko numvise umbwira ngo uzangororera ingororano ikomeye, ubu hanyuma y'uyu mubabaro, hanyuma y'aka gahinda, ingororano uzangororera ni iyihe? Imana irangije avuga ngo nzakugororera Aburahamu. Arangije arakomeza avuga ati Mwami Uwiteka, ko wagendanye nanjye, kwambwira ngo uzangirira neza, ubu iyi ngororano ni iyihe? Nshaje n'umudamu
wanjye dushaje ubu urubyaro watwemereye wararuduhaye ubiyongororana uzamikanyura umutima wanjye kandi ngiye gupfa ndi incike ni iyihe? Imana irangije amubwira ngo Aburahamu we humura witinya ni njyewe ngabigukingira ni njyewe wavuganye nawe ukiri mu myaka 20 ni njyewe wakomeje ijambo ryanjye kuri wowe ugifite imyaka 30 ni njyewe wakomeje rya jambo ryanjye navuganye nawe ufite imyaka 50. Imana igenda imubwira ko ariyo yagiye ivugana nawe mu byiciro bitandukanye. Hari igihe uba mu kigeragezo Imana yarangiza ikakubwira iti nzakurengera, noneho muri uko kukurengera ukabona nibwo urimo urushaho gupfa. Imana wagaruka imbere yayo ikakubwira iti ntuzapfa ahubwo uzarama. Imvugo yayo niyo ngiro. Haleluya. Imvugo yayo niyo ngiro, iyishakira inzira kandi yishakira uburyo bwaho izabinyuza kugira ngo bigusohoreho. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo wowe wasaza ariko ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana ryo ntago risaza. Niyo ntego y'iri jambo. Ijambo ry'Imana ryavuye mu kanwa kayo ryo ntabwo risaza. Nubwo wowe wasaza, nubwo wowe wagenda ukabona imyaka irimo iragushirana, ariko ijambo Imana yavuze rihora ari rishyashya. Uko yari kubwiye mu myaka 10 niko ikomeza kuri kubwira mu myaka 50. Kandi Imana ntigira ideni, nta nubwo irya ruswa. Iki yavuze iragisohoza. Isaha yayigeze. Nagira ngo ngukomeze mwene data wumvise ijambo ry'Imana. Mubwira ngo ijambo Imana yavuganye nawe iririndi ibihe ibihumbi kugeza risohoje. Ndagira ngo nkubwire ngo uko yabwiye Aburahamu niko byagenze. Imana yaramubwiye ngo narabibonye wagize neza. Eliyezeri wamushyize mu rugo rwawe ariko ntago ari uzaragwa ibyawe, ahubwo ngenje kukubwira ko nkugarutseho. Haleluya. Nkugarutseho nuje imbabazi n'ubuntu bwinshi. Nkugarutseho nibutse ko hari ijambo navuganye nawe. Niyo mpamvu nkugarutseho ngira ngo nkubwire ngo Imana yo mwijuru icyo yavuganye nawe izagisohoza. Komeza umutima wawe kandi wihangane ugira ibyiringiro by'uko ijambo Imana ivuga ridahera. Imana ishimwe. Ahangaha Bibiliya yatubwira ngo Aburahamu umudamu we yasamye inda ashaje ariko babona umwana kandi Imana isohoza icyo yagambiriye gukora. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo unyura mu bibazo bikomeye Imana izasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Nubwo unyura ku gisuzuguriro ariko harahana Imana izaguhagurutsa ikagutereka ukibagirwa wa mubabaro wababaye. Aburahamu amaze kuba papa w'umwana nawe yiswe izina ngo papa bebe, nawe Imana imuhinduriye izina nawe icyubahiro kiragaruka. Nagira ngo mbabwire ngo hari igitangaza Imana igukorera ukarushaho kugira ngo impano zawe zikarushaho kwaka kuruta uko zakaga. Bivuga ngo Abisiraheli bageze hakurya y'inyanja, inyanja icitsemo kabiri, ntago twigeze dusoma ko hari ahantu Miriyamu yigeze ahimba indirimbo ariko ahageze abonye uburyo bukuntu Imana ifashe inyanja ikayicamo kabiri bakambuka bakagera hakurya. Nibwo yagize ibyiringiro abona imbaraga z'umwuka wera zivuye mu gitangaza Imana ikoze, arangije ahimbaza Imana aravuga ngo hashimwe Imana. Haleluya. Itwambukije iyi nyanja byari kutumira ntibikitumize ahubwo bahagarara basumbye ikibazo cyari gihari. Mwene data nagira ngo ngukomeze nkubwira ngo hagarara hejuru y'ikibazo cyari kiguhagaraye uhagaraye hejuru gisumbe mu izina rya Yesu. Uhagarare hejuru yacyo kuko ijambo ry'Imana ubitse muri wowe risumba cyane icyo kibazo ufite. Ijambo ry'Imana yavuganye nawe risumba cyane icyo gisuzuguriro ufite. Ijambo ry'Imana Imana yavuganye nawe risumbye cyane ayo marira urira ya buri joro. Imana yabasha gukingura umuryango ikakusetsa nawe ugaseka. Imana y'amahoro nibaho umugisha mwinshi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana nayo maganirizeho niryo ariko rishingiye no ku buhamya bwanjye. Nanjye uvuga ibi ntago twebwe tuvuga Yesu kuko twamurangiwe n'abantu, ahubwo tuvuga Yesu twiboneye ku giti cyacu. Tuvuga Yesu watugendereye tukamubona. Ndashimira Imana ko navuga Yesu natungiye urutoki, ahubwo mvuga Yesu wanyiyeretse. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Mvuga Yesu nanjye wanyiyeretse akamara umubabaro. Nta muntu wari kumara umubabaro, akampa guhumeka nanjye ntahumeka insigane, akampa kwitsa umutima. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hagiye wibuka imirimo Imana iba yakoze bikakurenga ukabura n'uburyo bivugamo. Ariko ndashimira Imana ikuraho igisuzuguriro kandi ndashimira Imana yubaka umuntu akubakika. Ndashimira Imana ikura umuntu mu rupfu ikamuha ubuzima. Ndashimira Imana irera umwana muto ikamukuza. Uyu munsi nanjye nkaba ndi umubyeyi w'abana. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ushobora kubyumva ukavuga utari ko uyu mumama wenda yaba yarabonye umwana imyaka yigiye yari myinshi
ntago namubonye imyaka yigiye yari myinshi kuko narashatse mitambyara nagiriwe ubuntu n'Imana kuko Imana yarambwiraga ngo nzaguha undi muryango nyuma yo kubura umuryango munini cyane nzongera mpuhe undi muryango kandi mu marira warize nzayaguhanaguza nkuremeye undi muryango mushya nkajya nibaza nkavuga ariko undi muryango mushya Imana izandemera n'uwuhe uwanjye wose wararangiye ubu Imana izandemera undi muryango gute ariko ndashimira Imana yuko ibyivuze Imana ibizi impamvu bivuze kandi nta isaba intunga yuko izabikora yirihariye irihagije ni ngari irashoboye Imana ishimwe cyane ndashimira Imana uko yabivuze niko yabikoze yampaye abana mbona ndabyaye inkorera ubukwe mbona nanjye ndayubahishije nubwo nta mubyeyi nambitse urugori cyangwa se ngo nanjye ampa impano kumwe uhabwa impano n'umubyeyi akwishimira ko wamuhesheje icyubahiro nk'umukobwa we ariko ndashimira Imana ko abaserafi n'abakerubi n'abamarayika bari muri urwo bukwe bwanjye kandi no mu rugo rwanjye barahaguma ntago bigeze bahava Imana ishimwe maze imyaka 16 ndi hafi kuyuzuza nubatse ntago nubatse vuba murabyumva ariko ndashimira Imana yuko tutigeze dusigana nayo ntago yigeze insiga kandi nanjye sinayitaye Imana ihabwe icyubahiro Pawulo ni wabivuze neza avuga ngo nshobozwa byose na Kristo ngo wumpe imbaraga turashima Imana ntago ari kubw'imbaraga zacu ahubwo ni ku mbaraga z'Imana muri ubwo buhamya bw'uko nabyaye nuko Imana yanyaguriye umuryango ni birebire ariko nagira ngo mbabwire ko nta kure cyane Imana itakura umuntu nta naho itamugeza impamvu mbabwiye ngo Imana yandemeye umuryango mushya nuko Imana yabimbwiraga mfite imyaka 8 Imana ishimwe ikambwira ngo muri uwo mubabaro wawe nzawukumara kandi nzakuremera undi muryango mushya muri rwa ruzerero ugenda uraraguza aba ubucumbika uje ntaho kuba muri aruferina uri imfubyi nta ukureba ariko Imana yo ijisho ryayo ryarandebaga Imana ihabwa icyubahiro mfite ibyiringiro byuko mfite ibyiringiro by'ejo hazaza kandi mfite ibyiringiro byuko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima butazima hari ubuzima bwatuzimiyeho tubona birangiye tubona ko nta n'umuntu uzongera kugira ishusho yo kwitwa umuntu ariko ngiye nisanga Imana yarandemeye ubundi buzima Imana ihabwa icyubahiro nagira ngo mbabwire ngo kuva ku myaka 7 ariho naburiye ababyeyi Imana yagiye insindagiza igenda indera neza nagira ngo mbabwire ngo hari igihe bibeshya ko umwana w'imfubyi atagira uburere kuko ntawe yigeze abukuraho ngo amurere ariko ndashimira Imana ko igihagarara mu kimbo cy'ababyeyi kandi kakubera umubyeyi uruta babandi bawe kuko yo iyikureze neza ntubikirara Imana umubyeyi ashobora kukurera ukamunanira ukabikirara ariko umuntu Imana yisharije ikamurera ntabwo ajya bikirara haleluya Imana ishimwe yuko ariyo ijya irera kandi karera neza Imana ingirira neza mu mibabaro myinshi muri uko gukura nta muryango nta babyeyi ariko nshimira Imana cyane yuko ndeze neza kandi kankuza igihe kigeze Imana iranshingira inshingiye najyaga nyibwirana Imana n'umurugo uzandinda urugo rw'umuruho uzandinda urugo rw'umubabaro uzandinda urugo rw'agahinda uzandinda urugo rw'igisuzuguriro uzandinda urugo rutakubaha uzandinde mbese kuvuga urugo murabyumva ubwo navugaga umugabo abantu uzandinda umugabo utakubaha uzandinda umugabo uzantesha umutwe kuko ngewe nari narawutaye kuva kera nkavuga nta mafaranga nkeneye kuri we nta bundi butunzi buhambaye ariko ndashaka amahoro yo mu mutima ndashimira Yesu ko yabikoze kandi akampa ayo mahoro ngasanga nuwo twahuye nawe ayafite Imana ishimwe kuko ngo utata ayo mahoro ngo ntago yayakurwaho Imana ihabwa icyubahiro hari ikigeragezo rero kiza nyuma y'ibyo byose uko usabye Imana hari igihe uyisaba uko uyisabye ikabiguha ariko ikagira ukundi kuntu kwigishirizamo nyuma kugira ngo urusheho kuyimenya neza Imana ishimwe uko nayibwira ngo nta mugabo nshaka ufite amafaranga menshi kuko ibintu twari dufite uyu munsi nasanze nta kintu na kimwe nari nsigaranye none ndashaka umuntu uzaba wuzuye umwuka wera umuntu uzambera papa umuntu uzambera mama umuntu uzambera famille nabuze kandi umuntu wuzuye umwuka wera tuzajya tujyana kuvuga ubutumwa tuzajya tujyana kuvuga ijambo ry'Imana duhuje umutima Imana ibyira bikora ndangije ariko Imana nirengagiza ko ibyo byose nabivugiraga imbere yayo ibyumva irangije kugira ngo izankuze nawe unteze amatwi cyangwa undeba uzumve kugira neza kw'Imana ko nta kure cyane Imana itakura umuntu iratwubakira tuba mu buzima buraho afite akazi ngiye ntakora
ariko biza kugeza aho Imana iratugerageza, iratubwira ngo ugiye kudushyira mu ishuri. Imana idushyira mu ishuri, ngira ngo nuko hari amashuri twari twaracikije tutarize, ngira ngo niyo igiye kuduha kugira ngo twige, ariko Imana yari ifite ibindi bintu igomba kutwigisha kugira ngo nawe nkurikiye uzashime Imana uvuga ngo nanjye yangaruka ikandengera. Imana ishimwe. Imana idushyira mu ishuri ry'ubukene. Ishuri ry'ubukene turaryiga. Nize ishuri ry'inzara, ndagaruka mfukama imbere y'Imana mbwira Imana ni kuki unyijishije iri shuri ry'inzara muri jenoside ko inzara yandiye n'amenyo nkumva arajegera, kubera iki wongeye kugaruka kutwigisha ishuri ry'inzara? Ubu urabona igiseke kizava iwacu kije kugira ngo wenda kindamira ari ikihe? Imana irangije irambwira ngo humura, nta muntu wanjye uzicwa n'inzara. Bene data, nagira ngo mubwire ngo nubwo ushonje ntabwo uzapfa, nubwo urwaye si ukuvuga ko abarwayi bose hatari igihe kigera bagapfa, ariko hari n'uburwayi bugira ngo bukuzanira Imana bundi bushyashya ku buzima bwawe utari buhite upfa. Nagira ngo mbabwire ngo upfa mbere igihe Imana yavugiye cyageze, nta upfa mbere yo kugira ngo upfe isaha yawe yageze. Imana ishimwe. Inzara iraturya, niga gusonza kandi mfite uwo mbwira noneho ngo ndashonje, niga kwambara ubusa, ariko Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iyo nibutse imirimo y'Imana, nkibuka ukuboko kw'Imana kwabanye natwe, ndavuga ngo Mana ushimwe. Imana itwigisha inzara mu buryo bukomeye, idushyira ku gisuzuguro ku buryo twageze ahantu tutagira naho kuba, ku buryo badusohoraga mu nzu tukabura ahantu ducumbika, tukabura ayo turi bwishyura inzu. Umunsi umwe baradusohora, umugabo umwe ufite ubushobozi atugirira imbabazi. Bene data, yatubereye nka wa Musamariya mwiza, atugirira imbabazi, ariko nawe ntago yari we, ahubwo yari umwuka w'Imana. Mu mahanga yose ngo wubaha Imana agakora ibyo gukiranukira mwemera. Nawe utarakira agakiza, nawe ubasha kumvira ijwi ry'Imana kandi ugakoreshwa nayo, nubwo wowe utamenya ko ari igukoresheje, ariko uko ukoze buri muntu wese abona ko ukoze igikorwa cyiza kandi cy'Imana. Imana ishimwe. Uwo muntu atubera Simoni, nubwo ataharakijijwe ariko yatubereye Simoni. Simoni nzamubabwiraho neza. Simoni yatwaje Yesu umusaraba, atari uri buwubambweho, ahubwo Yesu ari uri buwubambweho. Arangije amutwaje umusaraba, ageze aho arananirwa, arawumusubiza. Yesu arawujyana ugeze Igorogota, atubambirwaho, tuvuka ubwa kabiri, tubyarwa n'amaraso y'Imana ishimwe. Natwe rero muri uru rugendo rw'uwo mubabaro n'ubutayu bwose twanyuzemo, kandi tubitse isezerano ry'Imana, bene data, niko natangiye mbabwira ngo nubwo Aburahamu yashaje, ariko ijambo Imana yavuganye nawe ntago ryigeze risaza, kuko ryageze igihe rirasohora. Natwe rero Imana yavuganye natwe ikatubabaza, ariko ivugana natwe tukababara, tugakena, tukavugwa, ariko ijambo Imana yavuganye natwe ntiryigeze risaza. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana yavuganye natwe ntago ryigeze risaza, kuko irindira ibihumbi kugeza irisohoje. Imana ishimwe. Icyo gihe rero cyaje kugera adutiza inzu itagira urugi n'idirishya mu mujyi wa Kigali, tukajya tuyibamo, tukajya dukingisha urugi rw'intebe yantangiye ubuzima. Ubwo buzima tububamo ntitwatandukana. Nagira ngo nkubwire ngo wowe uri muto umugabo wawe ngo nuko nta kintu afite, nagira ngo nkubwire ugaruke bugufi, wubaha Imana. Ubutunzi bwose buva ku Mana, kuko niyo itegeka byose bikayumvira, kandi ngo ipfumbatura igipfunsi igahaza ibiri mu isi byose. Twageze ugiye twikorera uwo musaraba turi kumwe twese, turihanganana, Imana igeza iraturengera. Ndashimira Imana yuko ubu tutakiba mu nzu ikingishwa intebe yantangiye ubuzima, cyangwa inzu idafite urugi n'idirishya. Imana yarabikoze. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu igikora, hari imirimo yayo irakomeye ku buryo ushobora kubivuga bukira bugacya, ariko nagira ngo nkomeze buri muntu wese unkurikiranye mubwira ngo ijambo Imana ivuga ryo ntabwo risaza. Niryo yabwiye Aburahamu ryarasohoye. Imana ishimwe. Ryarasohoye, imubwira ko izamuha umwana. Imana iramubikora, iramumuha. Nanjye ndayishimira uko yangiriye neza, uko yanyaguriye imbago, uko yampaye abana, uko yankijije iyo nzara. Umunsi sinyiburara cyangwa nkubwirirwe. Imana ishimwe yuko yasohoje umugambi wayo kuri twebwe, kandi nukuri ndagira ngo nkubwire ngo amaboko y'Imana arahambaye ku buzima bwawe, kandi ijambo Imana ivuze irishakira inzira. Imana ishimwe. Ngukomeje mvuga ngo komera umutima, kuko Imana icyo yagusezeranije kizasohora mu izina rya Yesu. Ikintu Imana yavuganye nawe kizasohora
uzabikora nubwo ubona nta nzira ukabona nta buryo ukabona nta hahari ariko ijambo Imana yavuganye nawe rizasohora mu izina rya Yesu. Komera umutima ugubwe neza kuko Imana irinda ijambo ryayo ibihe ibihumbi. Ndashimira Imana ko Imana yamaze umubabaro, abana irabakuza bakiga babirukana ariko uyu munsi bariga. Ndashimira Imana yuko ibyo yavuze yabisohoje, kandi ndashimira Imana yuko irera umuntu yarangiza ikamukuza. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko mu mirerere yayo ari myiza. Umuntu Imana yareze ntago yangara, umuntu Imana yareze ntago abikirara. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nagira ngo ukomeze nkubwira ngo komeza umutima wawe kandi ugire ibyiringiro by'iby'Imana yavuganye nawe yuko izabisohoza. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aho udashobora kubona inzira, Imana yiharema inzira. Aho udashobora kubona uburyo bwaho igisubizo cyawe cyava, Imana yo irakirema. Ngira ngo nsoze nsengera abantu bankurikiranye, nagira ngo mbahe ku buhamya gatoya kuko mfite ibyiciro byinshi tuzagenda tuganiraho, ariko nagira ngo mbahe ku buhamya bw'ahantu Imana ivana umuntu naho ishobora kumugeza. Haleluya. Imana ishimwe. Ndabyibuka mfite imyaka 8 muri jenoside. Hari ahantu twageze, umuntu angirira imbabazi ampishe, arangije turagenda tugeze ahantu ku nkombe y'amazi menshi asuma, mbura ubunyambutse. Abantu bose, buri muntu wese akambutsa umwana we, buri muntu wese akagenda yambutsa umwana we. Ngewe mpageze mbura amaboko anyambutsa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ntarakurema, kandi ngo ngushyiriraho kugira ngo ube umuhanuzi uzahanurira amahanga. Nayo nkubwire ngo uzaba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Ibyo bikuriho nibyo bigeragezo bikuriho nibimara kwitswa n'ijambo Imana yavuganye nawe amahanga. Imana ishimwe. Igihe cyarageze turagenda kuko yari yangiriye neza, harampisha nyine. Noneho tugera ahantu nawe agomba kwirwanaho. Tugeze aho hantu akajya afata abana be, buri mubyeyi akajya akusanya umwana we mwambutsa. Hari inkombe nyinshi, hari amazi menshi, hari imvura nyinshi. Sinakubwira ngo icyo kiyaga ni ikihe kuko nari umwana, ariko ibyo ngibyo byisetinze mu mutwe ku buryo ntashobora kubyibagirwa. Nahaboneye ukuboko gukomeye kw'Imana. Turagenda tuhageze, buri mubyeyi wese arwana ku mwana we. Baragenda kubera amasasu menshi n'abantu benshi bapfaga. Baragenda bageze hakurya bose bamaze guhunga, dusigara turi abana 4 duhagaze ku nkombe kandi tutava indimwe. Ubwo buri mwana yari yabuze umubyeyi, ariko ngewe n'umuntu wari wansayidiye kuko nabari bampishe nago bari ababyeyi banjye. Duhagaze aho ngaho numva ijwi rirambwiye ngo rira. Abagenzi banjye barimo barira, numva ijwi rirambwiye ngo rira kandi utake cyane. Ndabona ariko ndarira ntake, ndaririra ndahangaha. Numva ijwi rirakomeje rirambwiye ngo rira kandi utake cyane. Ndangije numva abana bagenzi banjye bandushije amajwi, nanjye ndarira mvuza induru, naho ngo mana ngirira neza. Noneho numva sibyo, ijwi ry'Imana rirambwira ngo rira kandi uhamagara papa wawe. Umutima urambwira ngo ariko ndahamagara data kwa hari namubonye ko bamwishe byarangiye, ndamuhamagara araza hana marira iki. Nagira ngo nkubwire ni wumva ijwi ry'Imana ntukinangira umutima. Naho ubwo waba udakijijwe n'umwana mutabasha kumva ko ari Imana ivuze. Icyo gihe maze gukora nibwo namenye ko ari Imana yavuganye nanjye. Ndarira ndataka cyane, noneho nsumbye abagenzi banjye ijwi, ndavuga ngo papa. Ndamuhamagara cyane kandi ntamureba. Haleluya. Hari igihe uba mu kibazo ugahamagara papa wawe ntumubone, ugahamagara mama wawe ntumubone, ariko hari umubyeyi uruta abandi babyeyi bose. Hashimwe Yesu. Haleluya. Hashimwe Yesu watubambiwe. Hashimwe Yesu wuje imbabazi n'ubuntu. Hashimwe Yesu data wa twese mwiza. Niyo mpamvu atavuze ngo ni data wa Herodi wenyine, yavuze ngo ni data wa twese mwiza. Imana ishimwe. Ni papa wawe nawe nkuko yambereye papa. Ndahamagara kumbi we yagira ngo muhamagare. Ijambo ry'Imana ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye utabasha kumenya. Naratabaje ndahamagara nsumbya abana amajwi. Ngiye kumva numva umubyeyi avugiye hakurya arira cyane ngo umwana wanjye namutaye, ngo namusize inyuma, ngo yewe genda umunzanire. Haza umugabo w'inkonkobotsi yiruka aza muri ya nyanja, aroga nsanga hakurya, ankubita ku bitugu, arangije aranyambukana. Anyambukanye hari haje ababyeyi benshi bagarutse inyuma kureba ko abo bana hari abana babo bazanyemo. Noneho ndazamuka kinshyira hakurya ku musozi, wa mubyeyi aravuga ngo iki si cyuzanye, ngo nundi uzanye.
kuko uwo mubyeyi yampamagaye mu izina ry'umwana we yumva sindi we. Imana irambwira ngo nyura mugende. Haleluya. Ahantu utabona inzira, aho abantu bagufungiraniye inzira kugira ngo udatabara, Imana niho ica inzira kugira ngo igaragaze ukuboko kwayo gukomeye. Ndashimira Imana yambereye umusara aho hantu. Aho utabona inzira, Imana itega ibitugu ikakwambutsa. Aho utabona ikiraro, Imana irambura amaboko ukambukiraho ikakugeza hakurya. Nageze mu masezerano. Uyu munsi yari izi ko nzayikorera. Uyu munsi nzayizi ko nzabwira abari bugufi n'abari kure gukomera kw'Imana. Ngukomeje umutima mwene data, mubwira ngo aho uri n'ibibazo ufite n'umubabaro ufite n'agahinda ufite, Imana izakakumara, kuko ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndashimira Imana ko impundu zavuze ku buzima bwanjye. Nanjye iyo ndebye nkabona ndi umubyeyi w'abana, nanjye iyo ndebye nkabona yarandeze irankuza kandi kanyubakira, ndayishima. Imana ibaha umugisha. Natangiye mbabwira ngo ijambo Imana ivuze ntirisaza. Nubwo wowe wasaza, ryo ntago risaza, rirasohora igihe cyaryo kigeze. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibagirire neza. Twagira ngo dufatanye gusenga Imana. Nawe udakijijwe, nawe wumvaga ugiye kubivamo, nawe wumvaga wihebye, nagira ngo mubwire ngo kurira kwa kurarira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibyiringiro kubamenya Imana, kandi hari ibyiringiro kubakijijwe yuko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima butazima. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo dufatanye dusenga, kandi n'ukuri Imana ibakomeze ibagirire neza. Mpumuriza buri muntu wese uri mu bibazo bitari bimwe. Imfubyi nyibwira ngo hari data wa twese mwiza. Umupfakazi mubwira ngo hari umugabo uruta abandi bagabo bose. Nagira ngo mbabwire ngo nawe utarize ngo iyi nzira ntago wayiyoba, nubwo waba utarize ariko ukijijwe, inzira ijya mu ijuru ntago zigera uyoba, kuko Imana iduhagaze imbere tuyobora. Imana ibaha umugisha mwinshi. Imana ibiteho. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Kugira ngo turasoze dusenga, sengera buri muntu wese uzankurikirana, uzafashwa n'ubu buhamya, uzafashwa n'iri jambo ry'Imana. Vuga ngo reka nsenge, saba imbaraga kuko niyishoboza abadashoboye. Imana ibaha umugisha. Mana mu izina rya Yesu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimiye kuko ari wowe usezeranya ugasohoza. Turagushimiye kuko ari wowe umara umubabaro. Turagushimiye kuko ari wowe tangira ukaba n'iherezo. Nawe wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Turagushimiye kuko ari wowe wambutsa abari barohamye. No, icyubahiro ni kibi cyawe. Imirimo y'amaboko yawe irahambaye. Gukora kwawe kurakomeye. Oh, data wa twese mwiza, nibutse ineza yawe, nibutse yuko ari wowe urera ugakuza, nibutse yuko ari wowe utanga urubyaro, nibutse ko ari wowe ugaburira uwari ushonje agahaga, nibutse ko ari wowe umara umubabaro w'abariraga. Ndabuze ngo nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Sengeye buri muntu wese ukurikiye ijambo ryawe, kandi sengeye buri muntu wese wumvise ubu buhamya, ababajwe n'ibigerageza ahagazemo. Uri Imana itagitabayo, uri Imana imara umubabaro, uri Imana imara agahinda, uri Imana ihanagura amarira ku bayarize. Data wa twese mwiza, Jésus, turagushimiye. Oh, haleluya. Sengeye umubyeyi uzakurikirana iri jambo ryawe, sengeye umusore uzumvira ijambo ryawe, sengeye imfubyi yari yihebye izumva ubu buhamya, sengeye buri muntu wese watinze kubyara. Uwiteka ko ari Imana utanga urubyaro, kandi sengeye umuntu wese ushonje ko atazapfa yishwe n'inzara, ko ari wowe ugaburira abashonje. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo buri muntu wese wari unamutse umusubizemo ibyiringiro, umuntu wese wari ucitse intege yongera agaruka n'ibindi byiringiro, kuko ijambo rituruka mu kanwa k'Imana ridasaza. Uraririnda ibihumbi kugeza urisohoje. Uko niko warinze ijambo wavuganye na Aburahamu, urarisohoza nubwo yarashaje, ariko usohoza umugambi wari umufiteho. Uko nanjye niko warinze ijambo ryawe, Mwami Yesu, wavuganye nanjye, uraririnda kugeza urisohoje. Nanjye ungira mama w'abana, nanjye umara umubabaro, nanjye urandera urankuza. Muri wowe nabonyemo ababyeyi, muri wowe nasanzemo abavandimwe, muri wowe nabonyemo umuryango mushya. Haleluya, shimwa Kristo. Data wa twese mwiza, niyo mpamvu usengeye buri muntu wese
uzakurikirana ubu buhamya n'iri jambo kugira ngo azasubizwe mu ibyiringiro, kandi Uwiteka n'abatakuzi bazakumenye, bazahindukire bavuge ko ari wowe Mana. Uwiteka bakubararire mu izina rya Yesu. Urakoze kukumvise gusenga, urakoze kukubanye natwe, kandi urakoze kubanye na buri muntu wese uzumva iri jambo ryawe. Kandi Uwiteka turagushimiye kusezeranya ugasohoza. Oh haleluya, haleluya. Turagushimiye kumara intimba n'umubabaro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko wumvise gusenga, icyubahiro ni cyawe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.